ningira gutya Bismillahirrahmanirrahim. Bakunzi ba Minani Ismail TV, twongeye kubaha ikaze kuri channel ya YouTube. Aka kanya nk'uko mumaze kubimenyera muri minsi turi gukurikirana irushanwa rya Rwamagana Musabaka riri kubera rwose Rwamagana City wa Takwa. Irushanwa rero rikazaba rizasoza ejo ku munsi wa Ijumaa, nyuma y'iswala ya Ijumaa. Umunsi w'ejo rero tariki 27 kwezi turimo 2024. Murabona imbere ya kamera rero turi kumwe n'umutumirwa agiye gutangira twibwira tumubaza bimwe mu bibazo by'ingenzi agenda adusobanurira. Ni umusesenguzi rero akaba inararibonye ndetse akurikirana ibikorwa by'idini yacu ya Islam. Tubahaye ikaze rero kuri channel ya Minani Ismail TV. Murakoze cyane. Bismillah wa salatu wa salam. Muratangira mutwibwira. Amazina nitwa Ustazi Abdul Karim Kurana, ku izina rya Kurana. Ndi umuvugabutumwa, nkora n'ibiganiro bitandukanye amacana agiye atandukanye cyane ku byerekeranye n'idini ya Islam n'iby'imyemerere. Kurana rero murakoze cyane, tubusanga tukuzi nk'umusesenguzi kandi ukaba inararibonye mu bintu bigiye bitandukanye, cyane cyane mu guhuza mu gukora ivugabutumwa rihuza Qur'ani na Bibiliya. Ariko kuri uyu munsi ntabwo aribyo tugiye kuganiraho, ahubwo tugiye kuganira kuri Rwamagana Musabaka. Ubundi wowe irushanwa nk'iri ngiri ryo gusoma Qur'ani urifata ute, n'iki rimariye abanyarwanda? Murakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Mu by'ukuri iyo urebye nko mu bihe byahise ntabwo hano habaga amarushanwa, uretse n'aho Rwamagana emwe n'ahandi amarushanwa twarayumvaga ariko ntabwo twayabonaga. Twarayumvaga ngo Dubai hari amarushanwa, muri Kenya hari amarushanwa, ngo Tanzania hari amarushanwa, ubundi abandi bagafata itike cyangwa se bakajyana imodoka bakajya gukurikirana amarushanwa. I Kigali nayo yabaga ari mboneka rimwe. Uyu munsi rero kuba irushanwa noneho riri Rwamagana bwite, ku kibazo mumbajije ngo ni iyihe nyungu ifite abanyarwamagana, icya mbere ni uko time, umwanya bakoreshaga bajya gukurikirana amarushanwa ahandi mu mujyi wa Kigali n'ahandi, uwo mwanya waragabanutse. Icya kabiri, amafaranga yakoreshwaga muri izo ngendo, ayo mafaranga ntabwo ari gukoreshwa. Abantu bari aha ngaha bari gukurikiranira amarushanwa hano iwabo. Mu rwego rw'ubukungu habayeho kokipa ayo mafaranga yasohokaga, abantu bajya gukurikirana amarushanwa, ayo mafaranga ntabwo ari gusohoka. Ikindi cya kabiri, inyungu ziri aha ngaha i Rwamagana ni uko abantu bakora ibintu byabo bakaza bagakurikirana amarushanwa ariko bitababujije ko bakomeza no gukora gahunda zabo. Izo rero navuga ko ari izo nyungu ahanini ziyoboye izindi abantu babonye. Ikindi ni uko nanone hari abatarajyaga n'ubwo bushobozi bwo kuba bajya i Kigali ngo babashe gutega, badafite ubushobozi cyangwa se badafite n'umwanya uhagije. Abo ngabo nabo babonye ayo mahirwe yo gukurikirana Musabaka, noneho bari bicaye mu zabo. Mu rwego rero rw'abana bisobanuye neza cyane nk'umusesenguzi. Ese abana ubona ari iki bamaze kugeraho kubera aya marushanwa ya Qur'ani ategurirwa mu karere ka Rwamagana? Abana icyo bamaze kugeraho ni uko iyo amarushanwa yabereye kure hajonjorwa abana 10 cyangwa se 5 bakaba ari bajya mu marushanwa. Ariko iyo amarushanwa abereye aha ngaha, abana bagira umwanya uhagije wo kunyura imbere ya mikoro bose babasha gusoma. Ibyo rero bigatuma bazamuka no gutinyuka kujya imbere ya kamera, kujya iyo competition, ayo marushanwa kuyajyamo, kubera ko ari iwabo, babasha kwitabira bose bakabasha kunyura muri icyo gisomo. Ibyo rero bibazamura rwa rwego rw'uko ejo cyangwa ejo muri mu gihe bazajya mu marushanwa yandi yo hanze bazaba baragize experience yo kuba y'amarushanwa, bikabazamura
aptitude yabo cyangwa se nivo yabo, kubera ko bari kubikorera iwabo. Niba mu marushanwa hajya abana 10, umunsi abana 50 bose bakaba banyuze ahangaha bari gusoma, kumva ko mu rwego rwiza harazamutse, kandi abo bose ntabwo ubundi wabafata ngo bajyane i Kigali, ariko umunsi none ahangaha bose babashije kunyura imbere ya kamera, bose basomye batinyutse, kandi noneho n'ibyo bihembo bigenerwa abantu bagiye mu marushanwa niyo kabari gato, ariko noneho kabagezeho. Iyo ni motivation zose ni inyungu ku bantu. Murakoze cyane. Iri rushanwa rero nk'uko mubisobanuye rimaze kuzana inyungu ku Banyarwamagana. Ese ku bijyanye n'imisigiti cyangwa se amashuri yo mu byaro yo mubona bimeze gute? Iyo urebye amashuri yo mu byaro nayo agenda agira ireme ryo kuza gufata experience hano ku musigiti wa Rwamagana Takwa. Niba umusigiti wa Rwamagana Takwa ari umusigiti mukuru uhagarariye indi yose, abarimu bigisha bano bana mu byaro ntibabone umwanya wo gutegura abana kugira ngo bajye mu marushanwa. Umwana ashobora kwiga ibintu ariko akabiherana kuko atabonye aho ajya kubisohorera. Ariko iyo yaje ahangaha n'umwarimu, ni umwanya mwiza wo kwisuzuma, kumva aho ageze na nivo yahagejeje abana, bitewe nuko bahuye n'abandi bo kuyindi misigiti igiye itandukanye, bakabasha gukora isuzuma. Ibintu rero byiza cyane bifasha n'abarimu bo mu byaro n'abana bo mu byaro kumva ko hari aho bari kuva, hari n'aho bari kugera. Ni inyungu zikomeye cyane navuga mu karere ka Rwamagana no ku misigiti yo mu karere ka Rwamagana, kuko nayo iragenda izamuka, imenya aho igeze no kumenya aho abandi bageze, no bakamenya aho bafite imbaraga nke bakazongera. Murakoze cyane. Iryo terambere riri kuboneka mu karere ka Rwamagana, birumvikana ko hari impamvu shingiro. Ese nk'umuntu usobanukiwe amateka y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ubona ari ayahe mahirwe abayisilamu bafite muri iki gihe batari bafite mu gihe cyashize, cyangwa se batari bafite kuri leta zabanje? Icyo kibazo nagisubiza nkoresheje umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo nyiramaso yerekwa bikibindi akirebera. Nta kutabibona, n'isi yose irayibona. Uyu munsi umuyisilamu afite amahirwe yo gukora ivugabutumwa mu myemerere ye. Uretse noneho n'umuyisilamu n'undi uwo ari we wese, leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda ntabwo iheza umuntu mu myemerere ye, uko yemera n'uko yumva ibintu. Noneho by'umwihariko rero nk'abayisilamu bari barabujijwe mbere ya leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda, ntabwo abayisilamu bari bafite uburenganzira bwo gukora ivugabutumwa. Ntabwo abayisilamu, nibwo bwa mbere mu mateka muri 2024 nibwo bwa mbere mu mateka i Rwamagana habaye musabaka y'Abanyarwamagana bo ubwabo ku giti cyabo. Ni amateka. Ibyo rero ni ubuyobozi bwiza, ariko mbere ntabwo byabagaho. Leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda yahaye umwanya uhagije imyemerere y'abantu kugira ngo bakore cyangwa se bashyire mu bikorwa bitabangamiye amategeko y'igihugu. Isilamu rero ni imwe mu madini yari yarabujijwe uburenganzira. Isilamu ntabwo yemererwaga gukora ivugabutumwa, ntibemererwaga gukora amarushanwa nk'aya ngaya, ntibemererwaga kwigisha idini yabo ku mugaragaro, ntibemererwaga kujya mu binyamakuru nk'ibi ngibi, ntibemererwaga. Rero twabishimira leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda. Iyi ni intambwe ikomeye, tunavuga ko ahubwo bizakomeza no kurusha kuzamuka kugera ku rundi rwego. Turagushimiye cyane rero bakunzi ba Minani Ismail TV. Twari turi kumwe rero n'umusesenguzi akaba n'inararibonye mu ivugabutumwa rigendeye kuri Quran ndetse no kuri Bibiliya, ariko ntabwo turamurekura, turaza kumurekura tumubaza n'utubazo tw'amatsiko. Ariko rero mumaze kubyumva ko igihugu cyacu, leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda, ni leta nziza kandi yabaye impamvu yuko abayisilamu bagira iterambere. Dufite abana ubu ngubu bari kurangiza Quran, ugasanga barangije segonderi, kandi no muri Quran ugasanga bageze kure cyangwa se banasoje Quran. Aya ni amahirwe rero kubera igihugu cyiza dufite, kubera umutekano mwiza dufite. Ngira ngo muzi hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aho yavuze ati man asbaha minkum aminan fi sirbihi, uzabyuka muri mwebwe ameze neza, afite umutekano ahatuye, muafan fi jasadihi, kandi nanone akaba atarwaye, afite ubuzima bwiza, indahu qutu yawmihi, nanone kandi akaba yabonye icyo kurya
ku munsi cy'umunsi umwe, ntabwo yavuze byinshi cyane. Umutekano ni ikintu gikomeye. Niba rero ufite umutekano, ukaba ufite ubuzima bwiza, ukabonye icyo kurya, intumwa y'Imana yaravuze ngo uwo muntu azaba ameze nkaho afite isi n'ibiyirimo. Dushimire rero Imana ko yaraduhaye igihugu cyiza gifite umutekano. Twizere ko rero tugiye kugera ku iterambere. Tutarakurekura rero, nyakubahwa Pulana akaba umusesenguzi, ese muri rino rushanwa rya Rwamagana Musabaka, ukurikije ukuri kubona abana barimo barasoma, urabona ari irihe shuri rizaza ku mwanya wa mbere mu busesenguzi bwawe ndetse n'uburyo uri gukurikirana irushanwa? Yenda naba ngiye kumena amabanga cyangwa se ntangiye gukosora imbere y'abakosozi, ariko iyo urebye ntabwo wavuga ko umwana wiga kabiri mu cyumweru aturutse mu cyaro n'umwana wiga buri munsi wa hano mu mujyi avuye ku ishuri, abo bantu ntabwo bagera experience imwe. Ibyo ni ibintu amaso aba yigaragariza. Iyo urebye rero hano Masigiti Takuwa ari ku rwego rwo hejuru, bafite abarimu b'abashehe inzobere, bafite ubwo bushobozi, bafite iyo experience. Ntabwo rero natinya kuvuga ko aho abo bashehe bicaye bize mu bihugu byo hanze, bafite ubushobozi bwo kwigisha abandi barimu, ko bavuga ko umwana wava mu cyaro yaza agafata umwanya kubarusha. Ntabwo cyangwa se kubo bireba kugira ngo iryo terambere musobanuye ry'amashuri yo mu mujyi kugira ngo rizagere no mu mashuri yo mu byaro. Inama natanga ni ugukomeza ubumwe. Ubumwe niwo musingi w'iterambere, ubumwe niwo musingi w'amajyambere. Ntabwo ibi bikorwa byose byagerwaho abantu badashyize hamwe. Ntabwo abana batera imbere badafite ababateza imbere. Ababateza imbere naho ntabwo babasha kubateza imbere nabo ubwabo batariho. Kubaho rero kwa mbere ni ubumwe. Imana niyo yavuze ngo nta Wisilamu nta bumwe, nta Wisilamu nta bumwe. Ubumwe rero nibwo bwa mbere. Hano Masigiti Takuwa, iyo urebye mu bihe byahise cyangwa se mu myaka yatambutse, uretse n'aho ngaha n'ahandi, Abayisilamu bakunze kutagira ikintu cyo kuvomera, cyo kuvomera hamwe mu buryo bugaragara. Ntabwo mvuga ko bari barimo amacakubiri, ahubwo kuvomera hamwe ni ukuvuga ngo uwize Korani, uwize hadisi, uwize ubumenyi bundi busanzwe, uwize siyanse, bakaza bagahuriza hamwe. Oya, ibyo ntabwo byari birimo. Umusilamu wabaga yarize ikizungu yakoraga ibyo by'ikizungu akabikora hanze y'idini. Uwabaga yarize hadisi ubwo yabaga ashinzwe gusa kujya kwigisha abarimu, kwigisha abana